tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya, amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twibanze ku gisubizo cy'Imana ku kibazo umuhanuzi Habakuki yibazaga. Habakuki yibwiraga ko Imana iraho irebera gusa ubugome bukorerwa mu isi ikicecekera. Ariko muri iki kiganiro twabonye igisubizo cy'Imana aho yabwiye Habakuki ko itarebera ko ahubwo hari ibyo yabanje gukora hirya no hino kandi yiteguye kugira icyo ikora ku bwoko bwayo bw'Abayuda bwari bwaramaze kujya kure y'Imana bukareka amategeko ya Mose kandi bugakomeza kugira urugomo. Uyu munsi ndakubwira uburyo Habakuki yibajije impamvu Imana yemeye ko ishyanga rikiranirwa nka Babuloni riza kurimbura Abayuda bitwaga ko ari ubwoko bw'Imana, nyamara Imana yatanze impamvu ifatika yatumye ibyo byose biba. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho mu kanya. Muri Habakuki gice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo: yemwe abari mu mahanga mwe nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Ngo yemwe abari mu mahanga mwe, cyangwa se uwabivuga neza yavuga ngo yemwe abari hagati y'abanyamahanga cyangwa y'abapagani. Aha Imana ariho ikebura Habakuki ngo arebe impande ze ahamugose yitegereze, arebe isi uko iri n'ibyo Imana yari irimo gukora. Ibihe bibi byagiye bisimbura ibindi. Ubwami bunini bwa Ashuri bwari bwaratsinzwe. Umurwa wa Nineve wari umaze gusenywa. Ku nkombe z'uruzi Ufurate hari ubwami bwari bumaze kuhambura Egiputa. Nebukadinezari niwe wari umaze gutsinda, atuma Babuloni itegeka isi yose. Aha rero niho Imana yabwiye Habakuki iti: itegereze impande n'impande urebe icyo ndimo gukora. Iti mbese uracyatekereza ko nicecekeye, ko nta kintu ndimo gukora koko? Iti ntabwo nicariye ndebera nk'uko ubitekereza, ahubwo ndimo gukora. Ni nkaho Imana yabwiraga Habakuki iti: nyamara nubwo uvuga ko ndebera, ariko ibintu mbirimo ndimo ndakora, nawe amaso naguhe, dore nahereye hirya yanyu habagose kugira ngo mugire icyo mwibwira. Ngo kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Byagombaga kubagora kugira ngo Abayuda bemere ibyo Imana yari igiye gukora, kandi si ukuvuga ngo nta kintu Imana yarimo gukora, ahubwo Imana yari yatangiye gukora ikintu kinini kandi Abayuda batari gupfa kubyumva cyangwa kubyemera. Nyuma y'aya magambo uzabona ko noneho Habakuki asa nkaho yasabye Imana kugira imbabazi no kwihangana amaze kubona icyo Imana yari imaze gukora. Twasomye kandi ngo kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Aya magambo yasubiwemo na Paulo ubwo yigishaga muri Antiyokiya ya Pisidiya. Iyo witegereje usanga ariyo magambo akomeye Paulo yaba yarigishije, nubwo twebwe mu gihe cyacu tuyaha agaciro gake. Ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Reka turebe ayo magambo. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Haravuga ngo: nuko bagabo bene data mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose ibyo amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoreraho ngo: dore mw'abanyagasuzuguro mwe, mutangare murimbuke, kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu, uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira. Ngira ngo urabyumvise ko hano Paulo yasubiragamo uyu murongo wa 5 turiho w'igice cya mbere muri Habakuki. Ibi ni ibintu bishimishije ariko binatangaje. Paulo yavuze ko Imana yatanze agakiza, ati kandi ntabwo Imana yabikoreye mu rwihisho ahantu mu nguni hihishe. Oya, ahubwo yabikoze ku mugaragaro mu gihe cyo kubambwa kwa Yesu.
abayuda baraje i Yerusalemu baturutse mu bihugu bitandukanye, bari baje mu minsi mikuru ya Pasika, batahanye ijambo bakwijije hose ko Yesu w'i Nazareti yapfiriye ku musaraba, bati kandi birahwihwiswa ko yaba yazutse akava mu bapfuye. Kandi nanone abayuda bari bagarutse i Yerusalemu kwizihiza Pentekote, ubwo Mwuka Wera yamanukiraga itsinda ry'abantu bake babizera. Abantu benshi barakijwe kuri uwo munsi wa Pentekote, ndetse no mu minsi yakurikiyeho bakomeza gukizwa. Ubwo ayo magambo yageraga mu bihugu byategekwaga na Roma, ntabwo bahise baryitaho. Pawulo rero yavugaga ko Imana yakoze umurimo mu minsi yabo, ariko bakaba batarawemeye. Bituma abibutsa aya magambo yo muri Habakuki. Muri iki gihe isi irabaza ngo kuki Imana ari nta kirimo gukora ku banyabyaha. Inshuti yanjye, ndagira nkubwire rwose ko Imana yagize icyo ikora ku byaha bikorerwa mu isi. Mu myaka irenga 2000 ishize, Imana yatanze umwana wayo ngo apfe. Uko niko yinjiye mu bibazo by'isi, kandi yaravuze nanone ngo azongera agira ikindi akora. Ntibyarangiriye aho, nubwo ab'isi bakidagadura mu byaha bakanezezwa nabyo, ariko Imana iracyakora. Ni byiza kuba Pawulo yarakoresheje aya magambo dusanga muri Habakuki igice cya 1 ku murongo wa 5. Nubwo mu gihe cya Habakuki abantu batumviraga amategeko, bagakora n'ibyaha cyane mu bihugu byinshi bitandukanye, Imana yo ntiyari ituje, ahubwo yari irimo ibazanaho ibihano. Muri Habakuki igice cya 1 ku murongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo kuko mpagurukije Abakaludaya, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bakwire isi yose, bahindure igihugu kitari icyabo. Imana yari ibwira Habakuki ngo reba impande zawe, reba ku nkombe rw'uruzi Efurate, mpagurukije igihugu kizakomera kigategeka isi yose. Dushobora gushakira muri Daniyeli kuri ibyo, kuko Babuloni yari yo mutwe w'izahabu, kandi nayo ntare Daniyeli yabonye mu iyerekwa rye. Babuloni nicyo gihugu cya mbere cyabanje gukomera mu isi. Twasomye kandi ngo bahindure igihugu kitari icyabo. Hano Imana yabwiraga Habakuki ko igiye kwigarurira igihugu cy'Ubuyuda. Ibyo rero byakanze umutima wa Habakuki akibyumva. Twasomye kandi ngo ubwoko bukaze kandi buhutiraho. Aya ni amagambo asobanura uko ubwami bwa Babuloni bwari bumeze. Bari abantu babi, buzuye urwango n'ubugome bwinshi, kandi barimo bagenda bigarurira isi yose. Aba nibo baje gufata umurwa wa Yerusalemu inshuro 3 zose, kandi bigeze ku nshuro ya 3 basize bayitwitse, bayihindura umusaka. Biyumvaga nk'abantu bakomeye kandi bari hejuru y'amategeko, bakumva ntawe ufite uburenganzira nk'ubwabo cyangwa wabareshya nabo. Bumvaga bagomba gutegeka isi yose n'amoko yose. Muri Habakuki igice cya 1 ku murongo wa 7 yaravuga ngo nabo gutinywa kandi batera ubwoba, imanza zabo n'icyubahiro cyabo n'ibyo bihangiye. Ngo imana zabo n'icyubahiro cyabo n'ibyo bihangiye. Ubwabo bumvaga bihagije, bari bafite kwiyemera cyane, birata imbaraga zabo. Ibyo byose byabarizwaga kuri Nebukadinezari, washinze ubwami bukomeye bwa Babuloni. Mu gitabo cya Daniyeli tubona ko Nebukadinezari yaje kugira ikibazo cyo gusara, akarwara mu mutwe, biturutse ku kwiyemera no kwirata byatumye Imana imwereka ko idahwanye nawe. Uyu Nebukadinezari yagiye mu ishyamba kurisha, amara imyaka 7 yose arisha nk'inyamaswa. Muri Habakuki igice cya 1 ku murongo wa 8 haravuga ngo n'amafarashi yabo arusha ingwe imbaraga, kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata. Nukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Mbega ishusho tubona hano! Abi Babuloni bakoreshaga amafarashi menshi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Abanyegiputa n'Abashuri nabo bari barageze ku rwego rwo kurwanira ku nyamaswa, ndetse zibasha no gukurura ibintu. Muri icyo gihe Abakaludaya bari bafite uburyo butandukanye n'ubwo ari bwo bwose bw'amafarashi y'Abanyegiputa n'Abashuri. Twasomye kandi ngo arusha amasega asohoka bwije gukara. Asobanura aya magambo, Dr. Vernon McGee yatanze ubuhamya agira ati, njya nibuka amasega
ashonje yo mu burengerazuba bwa Texas igihe nari nyiri umwana muto. Ubwo hari mu gihe cy'urubura, papa yatuburiye atubwira ko tugomba kwitondera gusohoka hanze kwacu. Mu gihe habaga hari isega yabaga yateye, byasabaga ko bayirasa byanga bikunda. Igihe bayirashe nibwo buryo twashoboraga gutambuka. Ibyo papa yabivugaga kugira ngo yumvishe abantu uburyo amasega yagiraga amakara akomeye. Twasomye kandi ngo baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Abakarudaya bendaga kuzaza bameze nk'inyamaswa zishonje, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Ayo niyo mateka y'abakarudaya. Uko niko bari bameze. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 9 haravuga ngo bose bazanwa no kugira iby'urugomo, bahanga amaso imbere yabo, kandi bakoranye imfate nk'abarunda umusenyi. Ngo bose bazanwa no kugira iby'urugomo. Ubwoko bw'Imana bwari bwarasohotse mu rugomo, ariko mu by'ukuri ntacyo bari bakabonye. Reka abakarudaya rero bahagere. Imana yari igiye kubereka ubugome icyo ari cyo ikoresheje abakarudaya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 ku murongo wa 7 niho havuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Twasomye kandi ngo bahanga amaso imbere yabo. Aya ni amagambo yerekana ko bagendaga nta rutangira, ntawe ushobora kubahagarara imbere ngo abahagarike. Ndavuga ingabo z'abakarudaya. Ngo kandi bakoranye imfate nk'abarunda umusenyi. Nebukadinezari yateye Yerusalemu inshuro 3 zose. Ku nshuro ya nyuma yatwitse umurwa adasize n'urusengero, maze abarokotse intambara abatwara mu bunyage. Babuloni yari ifite gahunda imwe yo kwigarurira ibihugu byinshi bishoboka byo mu isi, igahindura abaturage babyo abacakara. Ibyo rero ni nabyo byasohoye ku bwami bw'amajyepfo, ari bwo bwami bw'Ubuyuda. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 10 Bibiliya irambwira ngo nukuri baseka abami n'ibikomangoma nabyo barabishinyagurira, bahinyura ibihome byose, kuko batindaho igitaka cyo kuzamukiraho bakabifata. Ngo nukuri baseka abami n'ibikomangoma nabyo barabishinyagurira. Abakarudaya bizeraga imbaraga zabo, bakizera n'ibigirwamana byabo basengaga. Kimwe n'abashuri bababanjirije bishyiraga hejuru, kandi nabo bazwi kuba barabaye ubwoko bwigeze kwigarurira isi. Ngo bahinyura ibihome byose, kuko batindaho igitaka cyo kuzamukiraho bakabifataho. Abakarudaya baheraga ku migi ikomeye, bamara kuyifata bagatwara abaturage mu bunyage, igihugu kigasigara cyambaye ubusa. Muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 11 yaravuga ngo maze bakihuta nk'umuyaga, bagahitana, bagakora ibizira, amaboko yabo bayagize imana yabo. Ibi nibyo Nebukadinezari yakoze. Muri Daniyeli ibice 4 ku murongo wa 30 handitse amagambo y'uyu mugabo avuga ngo nuko umwami arambagira mu rugo rwe, maze aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo baheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Nebukadinezari yari yuzuye ubwibone, yari yemeraga cyane, yari yizeraga wese aho kwizera Imana. Kandi muri iyi si dufite abantu bamwe bameze nka Nebukadinezari, biyemera cyane aho kwizera Imana. Muri iki gihe biragoye kubona abantu bicisha bugufi. Uzareba abanyepolitike benshi hano ku isi, cyangwa amashyaka menshi ya politike hano mu isi, usanga yiyemera cyane, avuga ibitangaza azakora naramuka atowe. Ariko byose biba ari amagambo gusa, bivuga ibigwi badafite, bakivuga ubushobozi badafite. Kandi ntibarekeraho gusa, ahubwo bakavuga andi mashyaka bahanganye ko yo nta mbaraga, nta n'icyo ashoboye, bakabatunga agatoki ku makosa runaka, nyamara bakibagiza ko nabo ubwabo ari abantu badashoboye. Niko bimeze henshi ku isi. Ariko noneho ikibabaza kurushaho nuko usanga bene abo bibwira ko bafite imbaraga ahari ziruta iz'Imana. Usanga kenshi amakuru dusoma cyangwa dukurikira ku maradiyo n'amateleviziyo arimo amadisikuru yo kwiyemera no kwivuga ibigwi gusa. Bene abanyapolitiki usanga bakabiriza agato bakoze, ugasanga babikujije cyane, babigize ibitangaza bidasanzwe, kandi nta gishya kirimo bakoze. Kuri uyu murongo wa 11 dusomye, Imana yabwiye Habakuki iti utekereza ko ndaho
ndebera ntacyo nkora ku bwoko bwanjye bwikoreye ibyaha uko bushatse, ariko ndimo gutegura ishyanga rizaza gukora akantu riturutse ku nkombe za Ufurate, kandi ubwoko bwanjye niburamuka butihannye nzabugabaho igitero cy'Abakaludayi. Aya magambo agaragaza ko ibyaje kuba kuri Yerusalemu kwari ugusenyuka gukomeye ndetse guteye ubwoba, kuko ubwoko bw'Imana ntibwigeze bwihana. Ibyo byarabaye kandi Babuloni ijyana abaturage b'i Buyuda mu bunyage mu buryo burenze uko umuntu yabivuga. Ubwo Imana yavugaga ko igiye gukoresha Babuloni mu guhana ubwoko bwayo bw'Abayuda, ibyo byatumye umuhanuzi Habakuki agira ikindi kibazo abaza Imana. Turasoma muri Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 12. Haravuga ngo, mbese nturi ihoraho, Uwiteka Mana yanjye, uwera wanjye, ntabwo tuzapfa. Uwiteka we wamutegetse gusohoza amateka, nawe rutare wamushyiriyeho guhana. Icyo nicyo kibazo kindi Habakuki yagize, ko ab'i Babuloni bari babi kurusha ab'i Buyuda, kuko Imana aribo yahisemo ngo bahane ubwoko bw'Imana kandi baburusha ubugome. Ariko si ubwa mbere Imana hano yari igiye gukoresha ubwo buryo. Muri Yesaya ibice 10 ku murongo wa 5, Ashuri yiswe ingegene y'umujinya w'Imana. Mu yandi magambo, Imana yakoresheje Ashuri nk'umunyafu wo gukubita ubwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru. Nyuma y'uko Imana ikoresheje Ashuri mu gukubita Isirayeli y'amajyaruguru, yahaniye kandi Ashuri ibyaha yari yakoze. Aha naho turahabona ibintu bisa neza neza. Imana yari igiye gukoresha Babuloni, igihugu cy'abagome, ngo gihane Ubuyuda. Hanyuma kandi nyuma yo gukoreshwa mu kubahana, Imana ikongera nayo igahindukira igahana Babuloni. Nguko uko Imana ikora. Hanyuma rero ikibazo gihari ni iki? Nukuntu Imana yera ikoresha igihugu cy'abanyabyaha mu gusohoza umugambi wayo. Nawe gishobora kuba ari cyo kibazo wibaza. Ushobora kuba warabyumvise ndetse wenda ukabyumva biturutse mu b'imbere mu rusengero. Uribaza uti, kuki ibihugu bikorerwamo ibyaha byinshi bigira gutya bigakoroniza cyangwa bigatsinda ibihugu bisenga Imana? Ariko niba ukunda gusoma ijambo ry'Imana, uzajya ubibona neza ko Imana ikoresha igihugu cy'abanyabyaha guhana igihugu kirusha gukora ibibi. Ni uburyo Imana igikoresha, bibaho mu mateka kandi turabizi ahantu hatandukanye. Ukajya kubona ukabona nk'igihugu kibamo ibigirwamana kigaruriye igihugu gisenga Imana. Ibi abantu bake nibo babizi, nyamara n'uburyo Imana ikoresha henshi. Kutabimenya nabyo nta kindi kibitera, nuko abantu batakita kuri Bibiliya. Imana rero ntizakomeza kureka abantu bayo baretse Bibiliya, ahubwo izahagurutsa ishyanga rikora ibyaha ribahane bakanguke, ariko naryo Imana izarihindukirane kuko idashyigikira ibyaha. Ese Imana yareka ibihugu gutyo bigakomeza gusenga ibigirwamana kandi yahannye abaretse ijambo ryayo gusa? Oya, ahubwo nabo Imana izabahana yihanukiriye ibihugu byibera mu bigirwamana, nubwo yaba yabikoresheje mu guhana abantu bayo. Ibi rero nibyo Habakuki atumvaga. Ni gute Imana yera igakiranuka ikoresha abapagani mu guhana ubwoko bwayo? Reka noneho twumva amagambo ameze nko kwitotomba kwa Habakuki. Ngo mbese nturihoraho, Uwiteka Mana yanjye, uwera wanjye. Ese Imana yaretse kubihoraho iteka ryose? Oya, ntabwo yabiretse, ahubwo ihoraho iteka ryose. Habakuki ati, Mana nturihoraho, uwera wanjye. Aha Habakuki yariho abaza Imana ati, kuri uwera ni gute wakoresha Babuloni kandi ko bizwi ko ari igihugu cyuzuye ibyaha n'ubugome? Ni gute wagikoresha mu kuduhana twege nk'ubwoko bwawe bw'Abayuda? Kandi ikindi nanone, Habakuki yakomezaga gushinja Babuloni ko ari igihugu cyigeze kugirira neza Ubuyuda ubwo umwami Hezekiya yari arwaye. Bohereje abambasaderi baraza abamurikira ubutunzi bwose bw'ubwami bwe. Urumva icyakurikiyeho? Abakaludayi bahise babona ubwo butunzi Ubuyuda bwari bufite, babona ko ari ngombwa ko batera ubwami bw'Ubuyuda. Ariko Habakuki ntiyumvaga neza ibyo ngibyo. Ntiyigeze atekereza ko Imana yakoresha Babuloni mu guhana Ubuyuda. Ntiyumvaga ukuntu Imana yakoresha ubwo buryo. Habakuki yakomeje avuga ati, ntabwo tuzapfa. Kuri icyo rwose yari afite ukuri, ndetse ibyo bijyanye n'isezerano Imana yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yahaye isezerano Mose, Yosuwa na Dawidi.
yahaye amasezerano abahanuzi babayeho mbere ya Habakuki. Ayo masezerano nta yandi ni uko ubwoko bwa Isirayeli butazashiraho. None hano Habakuki yaravuze ngo ntituzapfa. Aya ni amagambo meza, nyamara abantu benshi batekereza ko Imana iri kumwe n'ubwoko bwa Isirayeli, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana kano kanya iri kumwe n'ubwoko bwayo. Imana ifite umugambi w'iteka ryose kuri bo, nk'uko ufite ku itorero ryayo yahamagaye irivanye ahagati mu banyamahanga. Ubu rero abana bayo bashobora kuvuga bati ntituzapfa. Yesu Kristo yaje hano mu isi kudupfira, kandi yarabikoze, apfa mu cyimbo cyanjye no mu cyimbo cyawe. Yaravuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo, kandi yazutse mu bapfuye. Mu Baroma ibice 4 ku murongo wa 25 Pawulo niyo yanditse aravuga ngo yitangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Yesu yabwiye babashiki ba Lazaro babiri bariraga arababwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Rero Habakuki yaravuze ngo ntituzapfa. Yari mukuri rwose avuga atya, kuko nta wizera upfa. Ijambo ryavuze ngo uba muri jye akanyizera ntazapfa. Ese nshuti yanjye ibyo urabyemera? Wizera Kristo se? Aya ni amagambo y'ubutumwa bwiza, nibyo jye nawe dukwiye kwizera. Rwose birumvikana, umunsi umwe uzapfa mu buryo bw'umubiri, ariko se wowe ntiwaba warapfuye mu buryo bw'umwuka? Niba warapfuye mu buryo bw'umwuka, uzapfira mu byaha byawe, kandi uzaba upfuye urupfu rw'iteka ryose. Ni ukuvuga gutandukana n'Imana burundu cyangwa iteka ryose. Imana irera, bityo ntabwo izajyana ibyaha mu ijuru ryayo ryera. Icyakora yasezeranyije ko uzizera umwana wayo azahabwa ubugingo buhoraho. Imana iravuga iti, niwemera ko uri umunyabyaha kandi kudakwiriye agakiza, utanabona ikiguzi cyako, nzakaguhera ubuntu, kandi kubw'ubuntu bwanjye uzakizwa. Uzaba wakiriye ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. Muvandimwe unkurikiye muri kano kanya, ese ufite uwo mwana? Niba umufite, ufite n'ubugingo buhoraho, kandi ntabwo uzapfa. Ubwo Habakuki yabwiraga Imana ati ntabwo tuzapfa, yari mu nzira nyayo, ariko ntiyashoboraga gusobanukirwa, nk'uko benshi muri iki gihe n'ubundi batabyumva, ndetse barimo n'abayikorera. Jye nawe dufite amahirwe akomeye, kuko dufite amateka tureberaho cyangwa twigiraho. Dushobora kwigira ku bya Habakuki cyangwa se ku yandi mateka yabanje mbere y'igihe cya Habakuki. Dutegereje ibyiza Imana izagirira ibihugu byinshi ndetse n'ubwoko bwayo bwa Isirayeli. Kandi nanone Imana muri kano kanya irakorana n'itorero ryayo mu isi. Imana ikora mu buryo butangaje. Yaravuze ngo inzira zayo ntabwo ari cyo kimwe n'inzira zacu, n'ibyo yibwira ntabwo ari cyo kimwe n'ibyo twibwira. Muri Yesaya ibice 55 ku murongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo erega ibyo mwibwira si byo nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nshuti yanjye, ntibigutere ubwoba niba udatekereza nk'Imana, kuko rwose nturi Imana. Gusa ikibabaje ni uko abantu bishyira mu mwanya w'Imana bakagerageza gukorera agakiza ngo ahari bakagiramo uruhare. Bibwira ko imico yabo myiza n'imirimo yabo myiza yabahesha agakiza. Bibwira ko izaza ikababwira iti rwose wabaye umuntu mwiza witwara neza mu isi, nyamara rwose bari abanyabyaha mu isi, ari babi imbere y'Imana, nta n'imbaraga bafite. Nuramuka uje kwa Data uzakurikira inzira z'Imana, bitabaye ibyo ntabwo uzagerayo. Tugomba kumenya ibyo nshuti muvandimwe. Ibihugu byacu byuzuyemo abantu benshi, aho usanga abantu bigira beza ahubwo bagashinja abandi. Ariko igikwiriye si icyo ngicyo, ahubwo igikwiriye ni uko twakubita amavi yacu hasi imbere y'Imana, tukatura ibyaha byacu, tutarebye kuri bagenzi bacu, ahubwo twihereyeho tugatakira Imana tukayitabaza. Ibyo nibyo bihe igihugu cy'Ubuyuda cyari kirimo mu minsi ya Habakuki. Habakuki yabwiye Imana ngo ntituzapfa. Twasomye kandi ngo Uwiteka we wamutegetse gusohoza amateka. Aha Habakuki yari hatunga agatoki Babuloni ati ni abantu babi cyane, twebwe turi abantu beza. Biratangaje cyane ukuntu tujya duhindura uko twabonaga ibintu. Urumva uburyo Habakuki yatakaga ngo Imana irebera ibibi mu bwoko bwayo. None kuko habayeho kumva ngo Babuloni izakoreshwa mu guhana ubwoko bw'Imana, Habakuki yarabihinduye,
aravuga ngo twe turi abantu beza. Tekereza nawe. Dr. Maggie yatanze ubuhamya bw'ukuntu yagiye mu mahugurwa y'abamisiyoneri ajyanye n'ijambo ry'Imana. Ngo byaramunejeje kuko yagize umwanya wo gusengana n'Abahinde, bakajya bagira n'ibihe byiza byo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngo icyo gihe rero yize ukuntu umuntu ahindura imyumvire ku bintu mu kanya gato. Umupasitori umwe w'umuhinde yaramubwiye ati, Dr. Maggie, mu minsi ya kera iyo Abahinde bivumbagatanyaga mu misozi bakica umuzungu, byitwaga urugomo. Ngo ariko iyo Abazungu bahagurukiraga umusozi utuye Abahinde bakahasenya, byitwaga intsinzi. Sinzi niba mubyumva ukuntu igihe cyose abantu biyita abantu beza, niyo kamere yica yuko twibona nk'abantu beza rwose, kabone nubwo twaba turimo gukora ibibi twumva ko ari twebwe beza. Imana yacu itubabarire. Twasomye kandi ngo nawe rutare wamushyiriyeho guhana. Mu yandi magambo hano Habakuki yaravuze ngo Mana nukuri si twe babi twakagombye guhanwa nabo. Ati nukuri ahubwo ni twe wagakoresheje kubahana tukabakosora. Ngaho nawe nyumvira. None se ubu kano kanya Habakuki yari yibagiwe ukuntu yatangiye abwira Imana yuko yirengagiza ubugome bukorwa n'ubwoko bwe. Yatangiye ashinja Imana kwirengagiza ibibi byakorwaga n'ubwoko bwe bw'Abayuda. Ariko hano tubona ahindukiriye Imana ayibaza ngo ni gute waduhana gutya. Ese hano Habakuki twavuga ko yari yibagiwe ibyo yari yabaje Imana bwa mbere? Nshuti muvandimwe, mbere yuko dutandukana nakubwiye ko igisubizo cy'Imana cyasubizaga ikibazo cya mbere cy'umuhanuzi Habakuki. Yaribazaga ngo kuki Imana yirengagiza ibi bikorwa. Imana irasubiza iti, oya sinirengagiza, ahubwo ndimo gutegura ishyanga rya Babuloni rizaza guhana Abayuda. Habakuki acyumva ibyo agira ikindi kibazo cyo kwibaza ukuntu Imana yakoresha ishyanga rikiranirwa nka Babuloni kurusha Abayuda akaba ari ryo ikoresha. Habakuki yakomeje kwibaza icyo kibazo kiramushobera. Uko ni nako natwe tumeze, kuko tubona bagenzi bacu ari babi ariko tukibagirwa ko natwe ubwacu turi babi. Reka dusenge. Mana turagushimira amagambo yose twumvise uyu munsi, atubereye indorerwamo y'ibyo twibaza ndetse tunatekereza igihe cyose twishyira heza tukibagirwa ububi bwacu. Urushaho kurondora imitima yacu no kuyiha kwihana igaca bugufi imbere yawe kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye inshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka tuzaganira ku bindi bibazo Habakuki yakomezaga kwibaza, turebe n'ibisubizo Imana yamuhaye. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.